personality yabo no music wise bigendeye kuri message buri wese mufata mu buryo bwiwe, buri wese ni uwa mbere muri domain yiwe, so ntago navuga ngo nkunda uyu ni umwe kuri njyewe bigendeye kuri message niho hantu ngendeye bakurusha ibindi byose. So Tuff Gang it's one person kuri njyewe, bakunda bose, bakunda nk'umwe nyine tu. Rap, hip hop ni ibintu ushobora kwiga talent cyangwa hari ubuzima ugomba kuba warabayemo kugira ngo witwe umuraperi? Kugira witwa umurapper ushobora kujya kubyiga, yego njye ntago nabyize. Ushobora kuba baranyuze mu buzima bugoye nanone ntubu umurapper, ariko rap ni ikintu umuntu aba akunda first of all, kuko ibintu byose urabona n'umwana kugira ngo amenye ko akunda ikintu cyo kurya arabanza akagitestinga. Gukunda rap ni ukuyikora, gukunda rap ni ugukunda abayikora. Ntabwo ari ikintu nafata nk'aho umuntu agenda akajya gushakisha ahantu, ni ibintu biba bigomba kuba bikurimo ubwawe, kumva yuko uri intumwa. So rap ni ikintu nyine, ni ikintu mfata nyine nk'umuco. Ntabwo twigeze tubonamo abaraperi benshi, ubona ari ukubera iki? Ntabwo bizi, ntabwo nzi ko yabaye last night, nabibonye ku mapost, but I think yuko nyine biterwa n'aba organizers baba bafite ikintu bagenderaho, which I can't judge cyangwa se ngira icyo navugaho kuko nta kintu nabihinduraho. So n'aba organizers kuba babiteguye, kuba hatarimo rap buriya ni ikibazo twakababajije. Logan, reka nkubaze ikibazo kireba navuga itangazamakuru n'abaraperi mu by'ukuri, ahubwo ndibuze kugaruka ku kibazo Kenny Shati yabajije. Wemeranywa nawe ko aba hip hop bakiri batoya batajya bashyikirwa mu itangazamakuru? Ntago buri muntu agira point of view yiwe yuko nabona ibintu. Njyewe ntawe mfite natungura tukibona mfasha cyangwa ubizagira akayikunda azayipromotinga, utazayikunda ntazayipromotinga. Ntabwo nziruka inyuma y'umuntu ngo promote my music cyangwa ngo begging, kuko akazi kanjye ni ukora umuziki, ntabwo ari ukureba icyo abandi bakora. Hari ikintu muri iyi minsi, hari ikintu kiba ugasanga byitiriwe umuraperi, ngo habaye ibi byitiriwe abaraperi. Hari iyi case yabaye ejo bundi usa naho uvanwa kuri stage utarangije guperforminga, umaze no guhamagara mugenzi wawe ku giti cyawe. Ikibazo cyaturutse kuri Logan utaramanaging time, cyaturutse kubategura. wowe wabifashe gute nk'umuntu wakuye kuri stage kandi yaranahamagaye mugenzi we? Wabyakiriye gute? Actually ntago twakuye kuri stage. Ubivuze gutyo wagira ngo umuntu yaraje araduterura tuvanaho. Amasaha yarageze yuko nyine iminota bari baduhaye irangira, natinze kujya kuri stage. So I think ikibazo n'igihe cyaturutseho, kuko hari ukuntu communicatinga n'umu DJ yabanje gutinda, bituma nyine biturya iminota. So biriya ni ibintu bisanzwe kuko nta hantu tuba tugiye. Ikibi nuko ntari kugaragara kuri iriya stage. Njye ikibazo nari mfite, abantu benshi bavuga ko gukora umuziki bigoye cyane. Ndibaza Logan Joe hari igihe cyageze ukumva bava mu muziki? Byigeze kumba, ariko ntabwo ari ukubera wari ugoye. Ni ukubera iminsi nyine ubuzima umuntu aba ari kunyuramo butandukanye. Kuba ndi umuhanzi no kuba ndi umuntu utandukanye hanze y'ubuhanzi ni ibintu bishobora kwafekta my career. So hari igihe bibamo kumva wenda ntabwo uri tayari bitewe n'ibintu uri kunyuramo mu buzima busanzwe, ariko ntabwo ari ukubera ko umuziki ugoye. So twabonye The Ben aho umuhanzi w'umwaka, we nibi wabyakiriye gute? Cyangwa se wabonaga abiza ibyo bintu arabikwiye by'ibihe byo mu buryo bwiwe, kuko batanga message mu buryo butandukanye. Ntabwo navuga ngo abanze yakurikiza uyu nguyu, kuko muteganya gute kugira ngo ntabwo umupaka w'u Rwanda ku Burundi ubeshya ku isoko ry'abashyitsi, ariko nta kwagura kuko
nanjye nabibabwiye next time wenda cyangwa umwaka utaha nshobora kutaboneka wenda hangazamo abandi baje n'iki byose ntabwo nshaka kuba selfish cyangwa kuba egoist wese nyuma ya mirongo kuzamura urwego rwose uburyo wenda yaganiriye n'abantu bose zabitahuje kuko buriya ntabwo ari igihe baba bahamagaye njyenyine cyangwa se n'iki baba benshi ibintu rappers cyane n'abandi baba rappers bahari ariko wenda bastawaye afere njyewe kwitegura nditeguye ndi hano ntabwo ndi hano nka competition ahubwo ndi hano abanyamakuru hari n'abandi baba nabo platform cyangwa nireka mwunganire umuvandimwe wanjye hano abanyamakuru hari n'abandi baba nabo platform cyangwa nireka mwunganire umuvandimwe wanjye hano